Ibihe byiza nshuti muteze amatwi amashyi yose, ndashimira wowe wakanze subscribe kandi nkanashimira nawe ugiye kuyikora, nkashimira wowe utanga umusanzu wawe ugakora share kugira ngo ibiganiro dukora bigere henshi. Muri aka kanya rero mbazaniye amakuru ku banyeshuri batsinzwe ikizamini cya leta ariko ntibasubire ku ishuri. Ngiye kubamenyesha ko muri uku kwezi turimo kwa 11 umukwabu w'abanyeshuri watangiye. Muri make abanyeshuri batasubiye ku ishuri batangiye gufatwa ngo basubire ku ishuri. Muri make abanyeshuri batsinzwe bagiye gusubizwa ku ishuri ku bubi na bwiza. Ibi bibaye nyuma y'inama yari yabaye, nabivuze mu kiganiro cyabanje babwira inama icyo yateranye ivugaho ndetse n'ibyayivuyemo. Nyuma rero y'ibyavuye mu nama bakaba batangiye umukwabu. Ahangaha umukwabu watangiriye mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi aho abanyeshuri barenga 400 bose bafashwe bagiye kujyanwa ku ishuri. Muri abo ngabo 400 abanyeshuri 10 bagaragaje imbaraga n'ubushake bisa nkaho badashaka gusubira ku ishuri, bahise bajyanwa byihuse mu igororero. Byumvikane ko umunyeshuri urajya wanga kujya ku ishuri azajya ahita ajyanwa kugororwa, akiga ari no kugororwa. Ibyo byagaragaye ko ari nko kwigomeka. Gusa mbere yuko turambura ino nkuru yose, ibuka ubanza kandi subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro bikorerwa hano ku mashyi yose. Twikomereze. Ngira ngo mu kiganiro nakoze mwarabibonye ko cyangwa mwayibonye n'ahandi ko iby'abanyeshuri batsinzwe ntibasubire ku ishuri byasubiwemo. Birimo biravugwa ko abanyeshuri barenga 12,000 bavuye mu ishuri kubera gutsindwa ikizamini cya leta. Ibi ngibi rero Minisiteri y'Uburezi yabirebyeho ibona birakabije, ibona abana benshi bataye amashuri, rwo gukora inama y'ikubagahu igamije kugarura abana ku ishuri. Nuko inama ikiba rero bahise bahitamo nako bemeje ko umwana wese agomba gusubira ku ishuri. Umwana wese watsinzwe agomba gusubira ku ishuri akajya kwiga akazabasha gukora nasiyonari. Ibi rero nyuma yo kwemezwa bahise bemeza no gukora umukwabu, bagatangira gufata abanyeshuri batasubiye ku ishuri. Ibi rero bikimara kuba gutya, bikigenda gutya, nibwo hazamutse inkuru zivuga ko hari uturere na tumwe bagiye guhita batangira kwitaho. By'ikubitiro batangiriye mu karere ka Rusizi aho abanyeshuri basaga 400 bafashwe. Abanyeshuri basaga 400 ni abafashwe bari barataye ishuri. Birimo biravugwa ko umukwabu uri bugomeze gukorwa mu gihugu hose. Aka ni akarere ka Rusizi rero bahereyeho. Wowe uri kumva waba uri mu kandi karere ukakanda subscribe ku buryo ninkora indi video ivuga kandi karere bagiye gufataho uzayibona mu wa mbere. Gusa uyu mukwabu si icyo wasize gusa, kuko hari n'abanyeshuri 10 batawe muri yombi bajyanwe mu igororero nyuma yo gufatwa bakigaragambya cyangwa bagatera imyivumbagatanyo bavuga ko batazasubira ku ishuri. Bahise rero batambikanwa bajyanwa kugororwa. Yewe aba banyeshuri 10 bagiye kwiga baba mu igororero kugeza umwaka urangiye. Turakomeza tubakurikiranira amakuru yo n'utundi turere bagiye kuza gukoramo umukwabu. Gusa nkundira wowe utarakanda subscribe ubanze ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo nkikore indi video ivuga mu kandi karere uzabe uhari. Ikindi kandi iyi nkuru nimba wumva igufashije, ibuka gukora share, liking, unatere comment, utubwire n'icyo wifuza ko twakugezaho. Njye wabagezaga ikiganiro nitwa MP Official. Iyi ni amashyi yose. Ndabashimiye. Ciao ciao. Duhure muri video zitaha.